arabeshya umuceri ngomba kurya ndi seriye komeze neza ese ni ibiki kandi ndakeka rwose umva ndawurya barabeshya Assalamu bite Peter ese noneho bahanze ryari yagize ngo ni shehe uciye hano baryari ikiza uri umusilamu ibintu wambere none nta makuru ufite we Peter neze n'ubwa mbere wabonye umuyisilamu nta noneho ubwa mbere wabonye umuyisilamu azuri seri aha ko ndebera aka kagofero kanje imbore umugize ukuri kandi umbwira utambere ntago wasaza wallahi utagiye kubona nasaze nukuri ndabona wasaza umva rero kwereka ahubwo mve ku bintu sibi hari uburyo ushobora kwirira mu muceri imisi kisuni uyu munsi twari dufite amasengesho we nani ejo se wabwiye ngo uyu munsi tujye mu masengesho ahubwo fasha telefone mfunge neza kagapeso ka hano tajya n'umuntu unyibeshya agakeka ko ari umuyisilamu asemi uri seriye assalamu alaikum nuko bimeze nta kintu gitangaje kiri hano Yezu tatuma ngera ukavuga Yezu bakahita banyiruka none se ugiye hera cyabwo ufite ibyo kurya mwana kiyorere nakubwiye ngiye hano kwa Sheikh Abdul Karim twasezeranye ko uyu munsi ari amasengesho byahindutse ni nawe wabinkizemo ejo tuvuye muri korari ntabwo uri kubibona ko byahindutse se uyu munsi rega none ukiri umurokore wa musilamu shabyihorere ubundi se ubwo we nta kintu uri kumva numva ikize ubu ni ngewe niba ari umunsi w'amasengesho n'amasengesho oya tungaye amazuru tujye tugendera inzira niba ari amasengesho ibyo vuga simbizi dukorera Imana reka tuzahe umva mbikubwira umva ko bimeze no kuvuga kwa Sheikh Abdul Karim baratetse ngiwe ejo nahuye na wa muhungu baguze inyama ibiri bi ndabizi ko hari umunsi mukuru ariko bira ntago ari ibyawe bira ntago ari ibyawe yemi ntago ari umunsi mukuru harya ni diri fitri ni iki noneho ubu se noneho uragera witwa nde je nitwa Bob Abubu Dasiramu ntungera no Abubu Dasiramu ako tugetugisha cyane ubwo batwambura imyenda ariko siri siri nta muntu twambura imyenda ahubwo umva nkwereke ntongera kumva unavuga yeme uri kunyumva Abubu rero ikibazo wabigize urwenya hari ikintu utari kumva none ubundi hari ibintu biba bisekeje oya dore ikintu utari kumva wabigize urwenya no kuvuga ngo ntago nari nakubwiye neza ubundi hariya kwa Sheikh hari piraho hari ibyo kunywa icyo kora ntago ejo muri korari ariho wateye yakora sivuga ngo satani naza ni parato ngo zamubwire ngo isangize n'umwuka weraragabura ese umwuka weraragabura ukabona umwambara amakagiye ikibazo cyawe ibintu byeje noneho iyi ngofero cyane nibitaka wari aya kavumba wari rwose dore uva nyita Sheikh Abuba tongera no kunyita Yemi tugaserera je nitwa Sheikh Abuba wallahi twaserera no kuvuga ngo rero hari umuceri noneho ikiza hari inyama uziko ikiro cy'umuceri kigura igihumbi ipiraho kandi uribana intusi yaguhaza wayimuse neza cyo gihumbi baragitora se we nta makuru ufite cyo gihumbi kiro cy'umuceri kigura igihumbi baragitora ahubwo reka nkureke ndumva we ntazi ibyo ngaho noneho ihangano mbwiza ukuri sibyo ibaze niba hari abarokore batanu bakimeze nkaho cyo bagitekereza nkawe abo ni abanyabwenge Imana yakoze ku maso nyine hari icyo utari kumva se ubwo bivuze ngo twebwe turacyasingira inzira sinzira gusa ukuvuga ngo Imana yakoze ku maso mu buryo bwo gushakamo imibereho bamwe murabwirirwa abandi muraburara ariko ndarya kandi ndatahana n'umuceri wo kurya nge baramuhungu njyane wanjye ubwo urabishyira mu mufuka wiha oya mfitemo agashashi agashashi hano no kuvuga ngo we wanaburara nta gitangaje kirimo wanaburara ariko ngiye Imana irihangana ni ukuri ubu ngubu ndi kwibaza noneho ndi kureba Emmanuel mu musigiti nako ngo nabubara mumbaza urumva igihe nahereye mu musigiti urumva igihe nahereye oya ntabwo nongera kurisubiramo igihe nitwa Bob ariko nyine izina wahawe niryo ngiryo niryo zina ryawe ry'ababyeyi
harya mufti aba ameze ati ntabwo ibyo mbizi. wakwita mufti Wambaza pasiteri, wambaza abadiyakoni b'iwacu. uriya umuntu yise mufti ntibamuha n'inyama nyinshi ra Simbizi. oya ndabashihe nta kibazo ndabashihe ibyo birahagije Abubu. aha shehe Abubu umbabarira ntongera no kumva duhuye nkumva unyibwirije Wambabariye koko ugakuramo ibi bintu tukajya mu masengesho. umva nabi igihe nakubwiye ko nitwinda shehe Abubu mininde hano tumye nanibagirwa ibyo nayo Pasite ndebera nawe. batangiye kuneza babe No kuri ndiroreka imbaga. Uraho Emmanuel. assalamu alaikum Izina rya Yesu. Bisashimye pasite. Uraho Izina cyane. rya Yesu. Pi. mu izina rya Yesu Emmanuel. Emmanuel. Nge numiwe. naam Njyewe narinyuze aha ngaha ngo ndebe yuko bya bikoresho bari babitse hano iwanyu. genda urebe kujyana ku rusengero. genda urebe nta kibazo arimo Noneho ugeze naho umbwira akaba ari njye ubitwara njyenyine. yego arimo wa muhungu aragutwaza nta kibazo aragutwaza wa muhungu hanyuma imirimo twari twagushinze ku rusengero. uruhe rusengero ku musigiti Ejo muvuye muri korali ntibavuze imirimo y'amasuku. vuga gake taneza abashehe mani dore Emmanuel. taneza abashehe Ejo. assalamu alaikum Ejo. tugende Emmanuel. Ejo dukora ibintu kubitubangura twavuze yuko uhagarariye abantu bari bukore ya mirimo y'amasuku iri bukorwa inyuma y'urusengero. yo kubitubangura Oya wijya kure twari dufite n'amasengesho ya korali. nese abasengesho yahagaze mugende mukora amasengesho nanjye nabwiye ngo ndi kwihuta ngiye hano Ese ubundi mu by'ukuri Emmanuel. ntago nabikubwiye Emmanuel mu by'ukuri wabaye umusilamu uri umukristo urinde mbwiza ukuri wenda amenye ibyo ari byo. Erega umuntu afite amahitamo yo kujya mu idini cyangwa mu itorero ashaka ntawe ukurwanyije. Ugiyemo wabaye umusilamu cyangwa uracyari umukristo. Hamya kimwe. Vugisha ukuri. Hamya kimwe. Pasiteri vugisha ukuri tumenye ngo nawe tujye kufite mu itorero. Hamya kimwe. itorero ndimo ariko se niba ngiye kwira umuceri hano kwa shehe ubwo ibyo nabizira Ubwo no kuvuga ngo umuceri ni ukujyanyeyo tugenda wambare we genda wambare ahasigaye dukomeze gahunda zacu. ubwimbwe motsa ahubwo ubwo birahiye wambabariye nkubagiye Reka nkubwire Emmanuel. Genda wambure iyo myenda. pasite nyumva neza rwose mbabara twumvikane pasite mbabarira uyu munsi ngiye kurya kwa shehe hari inyama hari umuceri mbabarira na nijoro kandi nibyo barama n'ibiryo ncyure ngiye twabivuganye mbabarira nitwa shehe Abubu kandi ntongeye kunyita Emmanuel ndagusabye ibyo tuzabisubiramo Emmanuel ariko tugende wambure iyo myenda tujye ku rusengero. ntago ngiye kurya Pastor yasisiye dore indi ndakubwiza ukuri aya niyo yinda. ako nta n'ikintu Ndibaza niba abakristo bagiye kujya bagenda gutya. nta kintu kumva gihumura Bakihindura bo bari batari bo. Ngwino twijyane Emmanuel. ndakumva pasite Mu nshingano nahawe ntabwo nshobora kugusiga cyangwa keretse niba uvuga ko wananiranye. Tugende wambure iyi myenda ahasigaye ureke tujye gusenga. umva pasite Agenda bikuremo rwose. umva nkwereke nukuri nako wallahi warasu jewe ntago nasubiraho ntariye ntibibaho. Ubwo ibiryo nibyo bikujyanye ubuze kujya mu masengero. Erega hari pira iryoshye nabyumvise nge nabyiyumviye ndabona yamaramaje ngaho genda ujye kurya ubwo ariko abakristo bafite inda ku buryo bashobora kwihindura bakihakana Kristo kubera ubwo abo bakristo ni bazima nabaye mu Islam wabayeho none ejo uzongera nimugoroba erega ndabasanga no tugende tujye gushaka abandi bantu bagufasha iriya mirimo noneho wowe ndabasangayo nta kibazo ndabasangayo wallahi warasura je ntago nahagarika mpamvu ramuza kurya umuceri ahubwo reka nihute